none se ntago ukibana n'abo babyeyi bawe? Baradutaye. Saza nabaye umubyeyi imburagihe ku myaka yanjye 17. Saza wanjye namubereye mushiki we, mubera umubyeyi wiwe imburagihe. Cyakeneye ni ngewe ukimuhere, ni cyo kimugezaho. Amagashanete. Amagashanete muhogo nakabonye. Nuri keza. Nishori wakaguhaye se? Arubugira se? Shuri se undi ni giki? Shuri ni giki? Nyine ubuzima bwanjye bumeze nabi. Bumeze nabi gute? Nese umuntu nimba yaburaye wumva bumeze neza. Nasanze yihebye yiganye avuga ati se ubundi mbere hiki kubaho ntagenda nk'abandi nkabona abandi bagenda ngiye ntagenda, ubwo ibyo bimariye iki byo? Ubundi ubumuga afite nibwo bwamunaniraga kubwakira, akavuga ati n'ubundi ngende ikimuga nta hantu bampaye agaciro, yagenda yakomereka akavuga ati se ubundi ndatakira nde ko ndi ikimuga n'ubundi bazavuga ngo ndi ikimuga. Ngewe naramubwiye ati yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko amahoro nta kibazo na kimwe gihari, natwe tumeze na turakomeye turashima Imana. Jya ugira neza wigendere neza uzayisanga imbere, niko mpora nkubwira kandi nibyo nuko mbyemera. Wowe sinzi uko ubyemera, sinzi uko ufata iyo ugiriye umuntu ineza cyangwa iyo umufashije. Gusa njye mbifata nk'ibintu by'agaciro, mbifata nk'ibintu bishobora kugira ikindi kintu bindemera uretse kuba nabikoze. Ni Albert Niyonsaba kuri screen zacu mwamazize kuhabona amashusho y'umwana bagenda bateruye, turi kumwe n'umwe n'aba bamugaragiye cyangwa se zimwe mu nshuti ze. Reka tuganire nabo batubwire uko bimeze, ubuzima bwabo buhagaze bute, bo mu buzima busanzwe bameze bate. Twifuje kubimenya rero, niyo mpamvu tukabagendereye kugira ngo tuganire nabo batubwire byinshi bitandukanye. Umwana bameze ute se? meze neza ariko nta kibazo. Nta kibazo ariko ubuzima bugenda gakeya. Ubuzima bugenda gake. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 15. 15. Witwa ndese? Nitwa Ishimwe Jean Bosco. Jean Bosco. Jean Bosco, hanyuma rero twifuje kuganira namwe ngira ngo ababerebye ku mashusho yacu niyo wateruraga uriya musore, nawe turaza kuganira mu kandi kanya. Watangiye gukora bino bintu ryari Bosco? Oya, natangiye tukiba inshuti kuko nabonaga uno mwana agendera hasi nkamureba nkamugirira impuhwe. Ndavuga ati reka nzagenza angirira icyizere mwereke yuko nawe ari umuntu mu bandi. Nubwo yamugaye ari umuntu muzima nawe wabasha kugira icyo yimarira. Nuko nyine tuba inshuti, tumarije kuba inshuti tukazatwizerana tugafashanya, nkamuherekeza nk'ahantu yaba agiye. Bitangira gutyo. Hari uko wamusanze rero, nimba mwarajyaga muganira simbizi, warumbwiye uti nagerageje kumuba hafi kugira ngo nawe yibone nk'umuntu. Umusanga wasanze ari umuntu umeze ute? Mwaganiraga nyine ukumva umuntu umeze ute? Yari yarihebye, hari ukuntu yifataga nk'umuntu utari umuntu, byari bimeze bite? Nyine nasanze yihebye yiganye avuga ati se ubundi mbere hiki kubaho ntagenda nk'abandi nkabona abandi bagenda ngiye ntagenda, ubwo ibyo bimariye iki byo? Noneho ndamuhumuriza ndamubwira ati nawe uri umuntu, ibyo ni ibintu bisanzwe natwe byatubaho, nanjye ubu ndeba mfite amaguru nanjye byambaho. Rero jya wihanganira ubuzima ubayemo ubashe kwishima. Niyo mpamvu tugenda dukina udukino dutandukanye kugira ngo agarure ibyishimo, yiyumve nk'umuntu kandi yisange no muri sosiyete. Bimwe mu byo wasanze kwakira nyine byari byaramunaniye mu buzima ni nk'ibiki? Mu buzima nyine ibintu byamuguraga kubyakira yari nk'ibiki? Ubundi ubumuga afite nibwo bwamunaniraga kubwakira, akavuga ati n'ubundi ngende ikimuga nta hantu bampaye agaciro, yagenda yakomereka akavuga ati se ubundi ndatakira nde ko ndi ikimuga n'ubundi bazavuga ngo ndi ikimuga. Ngewe naramubwiye ati ihangane muvandimwe, nawe uri umuntu, jya wihanganira ubumuga ufite, numara kubwihanganira uzabona igisubizo cy'ibyo byose. Imana niyo iruta ibindi byose ntizagufasha.
kuba yaremeye kumera gutyo izemera yuko naba muzima. hari bimwe mu bikorwa nyine mu bikorwa n'umuntu bisanzwe kujya ku bwiherero ibintu nk'ibyo wasanze byoroshye kuri we? Byari bikomeye kuko ntago yijyanagayo. Byasabaga ko umuntu agenda amuteruye. kuvuga ngo byashobora ko umuntu yanatinda kumufasha ugasanga yabyirangirije. Byabaga bimugoye cyane. Kuva hano ngo agere ku bwiherero byabaga bikure ku buryo bishobora no kumuzanira po nk'umwana kandi ari umuntu ukuze. Okay Bosco, reka tugusabire umugisha, Imana izaguhe umugisha rwose utagabanyije ku cyo gikorwa wakoze kandi uracyari umwana mutoya. Ubwo wakoze ibyo ushoboye gusa reka mbwire n'abadukurikiye ushobora kwifatanya na Bosco ndetse n'abandi benshi mugakora ibiri mu bushobozi bwanyu kugira ngo ubuzima bw'uyu musore bugende neza, mumufashe kwakira ko nawe ari umuntu nk'abandi mugani wa Bosco. Reka tuganire nawe tubwire nawe uko bimeze. Yes, ngira ngo nkuko mubibona n'undi turi kuganira na wa musore babwiraga nyine twaganiraga n'uriya mugenzi we witwa Bosco atubwira uti ndamufasha uko nshoboye mu buzima. Nawe reka tuganire nawe atubwire uko ubuzima bumeze we ku giti cye bwite. Umeze ute? Umeze ute? Neza ariko ntabwo ari cyane. Neza ariko se cyane. Witwa nde? Placide. Placide. Hanyuma rero Placide twifuje kuganira nawe. Hari ikibazo? Ntacyo. Ufite ubwoba? Ntabwo bamfite. Ntabwo ufite? Amagashanete. Amagashanete mu muhogo nakabonye. Unuri keza. Nishori wakaguhaye se? Ari ubugira se? Shuri se undi ni igiki? Shuri ni igiki? N'umukobwa muba mukundana niko bivuga ngo bavuga ngo ni sheri wawe cyangwa umukunzi wawe. Njye ntabyo nzi rero. Ariko uzajya ubeshya Placide. Ntabyo uzi? Rero twashaka kuganira nawe tumenye ubuzima ubayemo. Ufite imyaka ingahe Placide niba ubizi? 11. 11. Nese Placide wavutse umeze gutyo cyangwa wakoze impanuka byagenze bite? Nje mayera mbwiye ngo umuntu wari umetse ku igare ngo umuntu wari umetse ngo igare ratugonga. Yaraguhetse igare rirabagonga. Yaguhetse mu we buryo yari umukozi wanyu yari iki cyanyu ku buryo nyine yaraguhetse? Nyine umuntu wari inshuti na mama yarametse yakambuka umuhanda igare ratugonga. Yari yakujyanye ariko mama abizi? Wapi nabyo yarazi. Ntabyo yarazi. Nuko mama yakubwiye ko igare rimaze kugonga nyine byagenze bityo kisanga utyo. Barakubuje biranga mbese. Nese Placide umuntu ushobora kwibaza ubuzima bwawe bumeze bute muri no minsi nyine ubuzima ubanye nabwo te nubwo muri umuga bwawe bimeze bite? Nyine ubuzima bwanjye bumeze nabi ariko cyane nyine. Bumeze nabi gute? Nese umuntu nimba yaburaye wumva bumeze neza. Hari igihe uburara? None se ntago ukibana n'abo babyeyi bawe? Baradutaye. Ababyeyi barabataye? Hashize igihe kingana cy'ababyeyi babataye? Umwaka umwe. Umwaka umwe? Ese babataye gute nyine byagenze bite kugira ngo babate? Simbizi. Ngo ntuzi ukuntu batandukanye ariko njye navutse nabo mbona. Ngo ni uzi ukuntu batandukanye? Wowe kuki utabizi? Papa yajyaga kubita mama se byagendaga bite? Simbizi rwose ngo bibizi. Yarambwiye ngo bararwanaga ngo bigeze inyuma ngo baragenda. Bararwanaga bigezeho baragenda. Nese Placide we by'umwihariko ikibazo gikunda guhura nacyo cyane mu buzima ni iki? Uretse kuba inzara yakurya ikindi ujya uhura nacyo ni ikihe cyane? Mwakwishyura inzu cyangwa ishuri. Reba hano muri kamera nta kibazo. Kwishyura inzu cyangwa ishuri? Kwishyura inzu cyangwa ishuri? Urigaga ntabwo wiga se? Wapi baratwirukanye kubera amafaranga. Reba hano nta kibazo ndeba. Barabirukanye kubera amafaranga? Maze igihe kingana icyo utiga? Ni nk'imyaka 2. Imyaka 2 irashize. Wabihagaritse ugeze mu kangahe se Placide?
gatatu pirimeri. mu wa gatatu pirimeri. Mwishyura amafaranga angahe ku ishuri? 30. 30. Mwaryaga ku ishuri se? Wapi? Nayo ishuri gusa? Gusa amafaranga y'inzu kuyishyura bijya biborohera? Wapi? Reba hano ihangane. Yes, ngira ngo murabibona turi kumwe na mushiki uriya mwana Placide, ariko atangira twibwira. Placide yatubwira guti uyu mukobwa ni uzi ukuntu papa na mama batandukanye, reka tuganire nawe atubwire uko gahunda bimeze bite se? Byiza. Urakomeye? Witwa nde? Ndakunda Josiane. Josiane Iradukunda. Gira amaboko neza undi wicare nyine nk'inkumi. Nese Iraduku ufite imyaka ingahe? 17. Yego. 17 yose. Kunabonaga uri umwana. Ndacyari umwana. None uracyari umwana. Nase Jose Placide yatubwiye mu kandi kanya uti papa na mama baratandukanye, nanjye nakuze mbona rwose nyine bimeze uko nguko. Byagenze bite kugira papa na mama batandukane? So nyine ababyeyi bararwanaga. Ko icyo gihe papa yinyweraga inzoga akaza yasinze agashaka gukubita mama. Ubwo rimwe ndaza mvuye ku ishuri ndaza nsanga nyine bari mu bintu byo kurwana hano mu rugo. Ndahamagara abayobozi rabatora kugira muzicane, buri umwe yajya ukwe hagasigara umutekano mu rugo. Kugeza aho ngaho nyine ababyeyi baragenda kugeza amagingo aya. Mama nyine ni umuntu wibereye aho uba wishabikira bukwe na papa kabukwe. Icyo cyabatandukanyije ibintu byo kurwana. Natwe twabonaga nk'abana ati ibi bintu ntabwo twabivamo, ahubwo natwe bazatumarisha amabuye. Nese hagati ya papa wawe na mama wawe ninde wabanje kugenda ava hano? Ni mama. Ni mama. Abasigana papa. Papa wawe mwamara igihe kingana iki mama yaragiye? Papa nawe twamuranye igihe gitoya, akajya azazanye n'ibicupa by'inzoga. Rimwe yatamubwira ati twe ntabwo twabana nawe dutanywa inzoga, buri munsi ukatuzaniye abandi bagore hejuru, ntabwo byakunda pe. Nawe nyine tugira imana tubona arazinze aragiye. Yajyaga bazana abandi bagore hano? Basize yabaga babashije kubagaburira akishyura n'inzu ku gihe? Yaziraga ahubwo akabata tugende ngaho twakoreye bariyo turya. Tubona ibintu tutabyihanganira rero aragenda. Nese ubu ngubu uzana papa wawe? Turahazi. Nandi mugore se arazana? Ni umusinzi wibereye aho nyine aba yigira mu bagore. Meze nk'umusazi wibereye. Naho se mama we aho aba murahazi? Mama bawe bita za Nyacyonga niko gace twumva bamo. Gusa ntabwo tuzi amerekereye ngo abaho ngaho sinzi. Ariko agenda yabasize aha ngaha muba? Yego. Kuva yagenda ntaragaruka ngo arebe uko mumeze? Ntabwo aragaruka. Ese ku myaka 17 uriga cyangwa ntago wiga? Kwiga ndiga ko nyine nabyita nkaho natiga kuko ndagenda bakansubiza inyuma. Amafaranga y'ishuri ntabwo ndishyura. Nabwo sinzi nimba nzarisubiramo. Ugeze mu wa kangahe? Ugeze mu wa 4. Mu 4 primaire? Ko hatinze kwiga se harimo n'ibyo bibazo nyine byose? Harimo ibyo bibazo ngenda nyine bakanyirukana. Rimwe nka rimwe nkumva agahinda karanyisha nk'abasi Mana ndivemo ndigumemo mbigenze gute. Nyine nkiheba. Abana nyine twigana akavuga ati wowe ugumye usenge cyane harya umuterankunga kwishyurira ukarigumamo. Nkomeza kwiha amahirwe ariko ndi kubona byanze pe. Kubona noneho byanze warebye ubona wapi ntago biri gukunda. Kubona bitarimo biravamo pe. Sinzi nimba nzanarisubiramo. Igihembwe se ufite biroti? Barayinyimye kuko natishyuye. Iyo utishyuye ntago bayiguha kugira ngo utazarokarasa. Ntago bayiduhereza. Nese ubu ngubu murya gute? Imibereho yanyu ni iyihe hano mu rugo? Ikibazo cyo kurya cyo kiraturembeje hano. Kurya
turya nk'uko twagiye ku muhanda, iyo tugeze imana tubona umugiraneza duturanye atuzaniye ibiryo ku isahani tukarya. hari n'igihe mujya ku muhanda gusaba? Tujya ku muhanda nyine nimba twabonye iryo jana tukarizana tukagira ikintu tuyimarisha hano, nuko nguko nyine iminsi imeze pe. gusa ubuzima hano ni hatari. Nose kwishyura inzu bigenda bite kugira ngo kumva mama na papa mwabanaga ahangaha bagiye n'undi muguma ahangaha, kwishyura inzu byo bigenda bite, biraborohera? Kwishyura inzu nyine hari umugiraneza twari dufite watwishyuriraga, yatwishyuriye navuga yuko ku kwezi yabaye ati nyine tuyibemo tube turimo mu gihe nta bushobozi turabona. gusa nyine nawe turi kurota mbese yatugezeho yadusohoye. nyinshi ariko azi ikibazo mwagize? Arakizi. gusa ubwo nta ngorane ujya uhura nazo z'uko utari kumwe n'ababyeyi kandi ukiri mutoya? Nta ngorane ujya uhura nazo z'abagabo bashaka kuba bakwangiza? bibaho rero ko baza gufatira mu cyuho urimo bakagushuka, uzajya ubihorera? abo ngabo nyine turabihorera. uzabihorera uvanzeho ibyo byago by'abagabo n'ibyo urimo byabaye ibindi sibyo? hanyuma rero mujye mukomeza kwihangana ubundi musenge. nuri umukristo? neza ubwo papa nta n'agatima nawe ajya agira ko kuvuga ati reka nsubire kureba abo bana banjye? nyine hari igihe tugenda tugakubitanira ku muhanda, gusa bashaka kuvuga ati ngaha ari kuba bari gushaka umusohora, ngaha ati se inzu mwayidusizemo nuza nanone ukongera ukaduteza ibibazo n'ibyadutejeje, bati ntabwo tubishaka undi guma aho wari usanzwe uba, aho uko tubayeho nta kintu bidutwaye. twimenyera icy'Imana idushoboje n'icyo. Idega zana abagore kandi mukiri abana batoya? ntabwo abagore bikatubabaza. nta gihe yigeze kuzana umugore wenda bamureba nabi umugore yazanye mu gaserere cyangwa mukarwana? ibyo birahari no mu ikaritsiye barabizi. bizi ntabwo abagore akaza tugaserera ntabwo bashaka yuko tubana nabo. rimwe nyine twitabaza umuyobozi, niwe waje byose arabikemura. abikemura bahisemo ko ashobora kugenda mugasigara? yego. ntabwo mujya mwicuza ko papa yagiye? ntabwo tujya tubyicuza. ndanje ni ikibazo gikomeye. nukumbuye mu buzima bwawe? nkumbuye ni byinshi sana. cyiza mbere y'ibindi ikintu nakwifuza mu byifuzo, ikintu nakwifuza ko badufasha, ko babafasha. nk'icyo ukumbuye bakabishyurira inzu n'ishuri n'ikibazo cyo kwambara no kwambara. nk'ibyo ukumbuye ku babyeyi bawe? ababyeyi banjye nyine ikintu njye mbashimiraho nk'impuhwe za kibyeyi ni uko bo barambyaye, ko nako nta gaciro bampaye. hanyuma rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nk'uko nabivuze, ineza umuntu agira neza, ineza akayisanga imbere. n'ubundi hari umuntu ushobora kudukurikira akavuga uti niyemeje kubishyurira inzu cyangwa se kumwishyurira ishuri, muraduha telefone yanyu kugira ngo umuntu waza kubakenera aze kubabona? telefone nora ni musaza wanjye yifite. siriya se nabahamagayeho? niyo. niyo? yego. nimero yabo ni 07 2 0 3 0 0782 0 23 06. iyo niyo nimero yaba n'abo bana, ngira ngo bakeneye wabahamagaraho waza kubona byoroshye. sibyo ko turashyira naho ngaho ku kiganiro, utarangije ikiganiro aza kuyibona aho ngaho uko byagenda kose.
murakoze cyane, reka ngushimire wowe udukurikira umunsi ku munsi, kandi reka nkubwire ngo ujye ugira umutima wo gufasha, kuko none wafasha n'ejo ukazafashwa, kuko ni ibintu nimba umaze igihe ku isi ugenda ubibona, niba utanabibona ni uko utarabyitegereza neza, ariko ni ibyo ngibyo rwose bibaho kandi cyane ndetse cyane. Ushobora gufasha none ejo ukazafashwa, niyo mpamvu ushobora gufasha umuntu bitewe n'iminsi mibi arimo, kuko nawe iminsi mibi bajya bavuga ngo ntawicura nk'undi, ejo ushobora kwisanga yakugezeho. Yes, reka ngushimire wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, wowe wakoze subscribe uri umuntu w'ingenzi, nawe utarayikora dukurikiye ikore kugira ngo gahunda zigende neza. Iki kiganiro ushobora kugisangiza abandi kugira ngo tubashe gufasha uno mwana. Ushobora kuvuga uti imfashanyo yanjye njyenyine ntabwo ihagije, ukifuza ko hari mugenzi wawe wabisangiza kugira ngo agire icyo akora, nukuri uraba ukoze igikorwa cyiza cyane. Reka mbashimire, murakoze cyane.